Walai ni the presenter papa nizera ko umeze neza cyane n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye bya entertainment nyina kugezaho umunsi ku munsi kandi murabizi ko nabo tujya tubura ibyo tukubwira. Stories uziwarazi ari nyinshi cyane kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo tuzabura amakuru y'imyidagaduro, tuzenguruka mu bice byose hirya no hino ku isi kugira ngo tuzabura amakuru y'imyidagaduro kandi ibintu byumvikana cyane. Hanyuma baba data we first of all ndashaka kugira ngo mbanze mubwire yuko urebye hari igihe mbura ikintu mvuga cyane cyane urebye kuri iyi couple ya The Ben na Pamela, kubera ko byanga bikunda ni imwe muri couple tuvugisha ukuri niba waratangiye kubakurikira hashize like bamaze hafi tuvuge guhera muri 2020 nibwo batangiye guhitinga cyane, ariko buriya babizi neza turabizi ko Pamela na The Ben batangiye mu mwaka wa 2019 nibwo urebye umubano wabo watangiye kuzamuka cyane, so uza ku explodinga cyangwa se uza kumenyekana officially muri 2020. hafi abantu bose wabwiraga ngo umuntu wese wa mbere bavuga ati wari uzi ko The Ben yabonye umukunzi mushyashya warabimenye, yataka kubwira ngo ngibyo ntago bizaramba, ngibyo ntago bizaramba. Ikindi mbere yuko tuza gukomoza n'ubundi kuri story ya mukuru, ubwo ngira ngo The Ben yavaga mu Rwanda amaze kwitabira ibitaramo bya East African Party byari byararangiye, murabizi ko hashize igihe kinini cyane harimo covid, amara igihe kinini ari mu Rwanda aza kujya muri Tanzania, ava muri Tanzania aza guhitana hajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu baravugaga bagati ibyo bwo birarangiye, ati mu babyaranye abo rwose. Harino na kamwe mu tuvideo kigeze kujya hanze ubwo The Ben yarakigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagaragaza The Ben ari kumwe n'undi mukobwa bicana muri salo bari kunywa, shobora kuba ari ni wabonaga ari kirahuri bafite nyine kirimo ibintu bari kunywa, ntago namenye ibyari byo. Abantu bahita bavuga bati barabikonfirma ati ngibi byo twavugaga. Finally The Ben yiboneye undi mwana. Ibyo byaravuzwe cyane, abandi bakazajya bavuga bati use Pamela na The Ben ibintu biri en distance bizakunda, ati bizakunda koko, kubera ko ngira ngo niyo mubyibuka neza hari ikintu cyo kuvuga ngo The Ben of course yaramaze igihe kinini muri relationship zitandukanye, ntabwo twari twizeye neza yuko mu byukuri The Ben azaba shikamye cyane cyane muri relationship ye na Pamela. Ariko kimwe mu bintu akakanya binshimisha n'ukuntu abantu urukundo rwabo barutwara. Uti kubera iki? Ngiye ku munsi w'ejo nkugezeho story yagaragazaga ngira ngo ni witwa Wikiza Pamela ari kuyisomanira n'undi mukobwa witwa Uwase Colombe, ngira ngo warabibonye. Hari ibintu byinshi byavuzwe, hari amagambo menshi yavuzwe, ngira ngo nujya no kuri ku bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se no kuba barabyanditseho uzasanga comments zitandukanye z'abantu ngo no kwishyikira gutinganya n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari ikintu kimwe cyiza njye nkunda kuri The Ben ajya akunda gukora. Mukore nabikubwiye The Ben ubu ngubu aherereye aho bita ntago nzi niba ariho akira, ariko ubwo mbiheruka yari muri New York, ndetse urashobora uri kumubona neza cyane. Amafoto yagiye agaragara ari mu mujyi wa New York, aho yagiye afata amafoto ari kumwe n'abantu benshi cyane bamwe mu bantu b'inshuti ze yari yagiye kureba hari mu mujyi wa New York kabisa. Urabona ukuntu byari byifashe ku gakabutura keza cyane urabona neza cyane gakabutura karyoshye cyane ukuntu yari yimereye, byari show. So ikiriho ni kimwe rero, The Ben amaze kubona uburyo abantu baconfusing cyangwa se babafata we na Pamela, hari ikintu yakoze. Turaza tubigarukaho mu kanya, ariko mbere yuko tuvugana no kuri iyo story ngo tuyitotore neza, ndagira ngo mbaze ngubwire yuko ni byiza cyane kuba umuziki nyarwanda ugeze hanga witwa Platini ubu ngubu ari mu gihugu cya Nigeria, aho yasubiye mu gukora no media tour, akaba ariho ari kugenda azenguruka noneho amaradiyo ndetse n'amateleviziyo mu gihugu cya Nigeria amenyekanisha ibikorwa bya muzika. Nkuko ubyibuka ubita Platini yari yasinye muri company yitwa ni 1% Entertainment ikorera mu gihugu cya Nigeria izajya imumanaginga. So rero ubu ngubu rero yamaze kuba agera mu gihugu cya Nigeria. Ni ibintu byiza kuko urumva ikintu kimwe nemera ni kimwe, buriya umuntu yashyize imbaraga mu bintu bye akabishyiraho umutima akabivunikira akabikorera birashoboka no matter what.
So Platini rero turi kumubona agerageza kuba international, agerageza ibishoboka byose kugira ngo nyine agende akora byinshi bitandukanye. So media tuba muri Nigeria nizere ko izagenda neza cyane, nakunga ko kari kitambitsemo kugira ngo nabyo tujye tubibwira abantu, nabyo biba bikenewe cyane nabyo biba bikenewe. So anyways, icyo nangiye kuvuga ni kimwe rero sasa. So the Bane ngira ngo nyuma yo kubona drama zose zagiye zivugwa biki nibi Pamela, ngira ngo akenshi tubona ikintu cyo kugaragaza yuko akiri mu rukundo rukomeye cyane na Pamela iyo hari ibintu byinshi biri kuvugwa iyo hari saga ziri kuvugwa, iyo utuntu turi kuvugwa ku ruhande tugaragaza yuko uwitwa Uwikeza Pamela na The Bane ibintu bidahagaze neza, nibwo ahita agaragaza atahugumye ibyo muvuga ntabwo mubizi so uyu munsi rero, uyu munsi I was kind of surprised kubona The Bane ari kumwe na Pamela kuko hari hashize igihe kinini cyane tutabona amafoto yabo bari kumwe. The Bane yagize gutya postinga Pamela, n'uwitegereza neza urabona ukuntu bari bafatanye, urabibona neza, ubundi hari ukuntu ifoto ifatwa ugahita ubona ukuntu byari byifashe so urabona ukuntu rero bari bishimye cyane, witwa The Bane ari kumwenyura na Pamela yamwenyuye bafatanye ibiganza. Wabona ko The Bane yari yicaye ahantu kabisa, Pamela nawe muryamye mu gituza avuga ati sha ibiri bya bituza bya Abraham bavuze. So ikiro ni kimwe rero sasa, ngiye ikintu kimwe nakunze kuri iyi couple, akenshi ibintu by'abastari cyane cyane nko ku mustari nk'uyu The Bane, umuntu ukundwa cyane n'abakobwa, ntago nabura kubivuga. So Pamela nawe n'umukobwa mwiza umaze kubigaragaza, ushobora kuba ufite abahungu benshi bashobora kumugendaho. Kimwe mu bintu nkunda n'ukuntu bakunda na on distance kandi ukabona ko babiviva. So ntabwo ndamenya neza plan zihari, abantu benshi nagiye mbavuga batako se bukoko The Bane abubiki wagarutse byibura nawe ugatwara Pamela kumujyana muri Amerika mugakora ubukwe mukiberaho nyine muri Amerika, ariko buriya gahunda ibihari, kuko iyo umuntu posting umuntu gutya buri kanya agira abashyira za I love you za buri kanya, haba hari impamvu abikora, ntabwo ari ibintu biruka gutyo ngo pango byikore, urumva. So ikiro ni kimwe rero sasa nuko twongeye kubona kabisa urukundo rwongera kuba urundi hagati ya The Bane ndetse na Mugisha Benjamin, Mugisha Benjamin ndetse n'Uwikeza Pamela, bongeye kugaragara kabisa bameze neza cyane nyuma yuko hari hashize iminsi itari myinshi kabisa hagiye hagaragara utuntu dutandukanye tuvuga ko uyu nguyu witwa Pamela. Ngiye nkunda uburyo The Bane ahora interveninga cyane cyane iyo byakomeye, agahita agaragaza indi sura, nta mpamvu yo kugira ngo mutekereze ibindi bintu bihabanye n'ibihari, making sure ko nyine agaragaza uko byifashe sana cyane. So nabikunze cyane kabisa, nizere ko urukundo rwabo bombi ruzakomeza kugenda rukura kandi bakazaduha ibirori, natwe twakwishimira kubona namwe mwambaye amakoti undi yambaye ikanzu, rwose muri kugenda mutambagira tubakomera amashyi, ntacyo byaba bitwaye, byaba ari byiza cyane. So ikindi rero kiriho nuko nk'uko nabikubwiye, so The Bane kabisa yaramaziye, njye nkunda kugenda na updating abantu cyane cyane, ndabizi ko baba bafite abakunzi benshi, n'uwitegereza neza urasanga hano The Bane nyine hano ko yari yambaye, nakunze style yagiye muri New York yambaye, kandi ubona ko amaze n'igiye muri gym, urakubona ukuboko kabisa ukabona kari ukuboko urabona ukabona n'amaguru yabaye ibisore, itegereza neza urabona ukuntu rwose The Bane yabaye igisore cyane kandi birumvikana cyane akora sport. So ikiro ni kimwe, ngiye nakunze style, nakunze ukuntu bakundana, uburyo bagaragara nk'abantu bari mature kandi bigaragara ko bazi icyo bashaka cyane muri relationship yabo, ni ibintu byiza cyane kandi bazakomereza aho ngaho cyane. So guys, nibyo nizera ko dukurikira kandi ubana natwe, tuzakomeza kugenda tukugeza amakuru menshi atandukanye, n'ubu dukurikira kandi ukomeza kubana natwe kandi subscribe kandi no kunzogera ujye ubasha kubana byose tuba twaguteguriye.